Yes. Igitondo cyiza nshuti bavandimwe ba Bwiza TV na bwiza.com, wowe udukunda wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, ndagushimiye cyane nkwifuriza amahoro y'Imana kubwo kumenya kubana natwe. Muko bisanzwe rero ndi kumwe na mugenzi wanjye David Eugene Marshal mu kiganiro Isanzure. David ndakwakiriye. Ubundi ahandi hari aho twajyaga tujya mu materaniro avuga nkuko bisanzwe iteka none n'iteka ryose. Yubaho iteka ryose. Bandi bati amen. David, hari inkuru zivugwa cyane ubwo tuba tugiye mu nkuru zivugwa aho abantu bibaza bati se ministeri y'umutekano akazi karimo karaboneka. Iyo bavuze akazi karahari, imyanya irahari, ubwo bivuze ngo hari imyanya ibifite space. Abakibaza ati ministeri y'umutekano yajyanye na nyirayo. nta nyiri ministeri ubaho ministeri ni urwego kwarwo ari nacyo kintu wenda abantu bibaza bati ese kuko twaze tureba ku rubuga rwa government y'u Rwanda ni urubuga umwe wese yajyaho dusanga nyine www.gov.rw turebaho nyine amaliste urutonde rw'amaministeri. Tugiye kwisanga dusanga ministeri y'umutekano ntago ifigiraho kereka niba ahubwo rutarapdated batararwapdatinze. David, ariko ibi bivuye ku gihe abantu baba bamaze bavuga bati hari imyanya ishoma wenda bikaba byatuma none n'umunyamakuru ashobora kwibaza se koko wa mugani koko imyanya yabigihari. Muri abari bategereje kujya muri ministeri y'umutekano niba itari ku rubuga rwa government ntibaba bakuye amaso. David, oya ntago bakura amaso kubera ko wenda hari igihe bishobora kuba byarapfiriye mu bashyira ibintu ku rubuga. Ariko iyo ministeri igiyeho cyangwa igarutse kuko iriya ministeri yigeze kubaho igihe kimwe ikurwaho ubundi irongera iragaruka ndetse binasobanurwa mu press conference, birasobanurwa impamvu igarutse n'iki byose kuko ntabwo ministeri runaka ari statique. Hari ministeri yego adashobora kuvaho, urumva ntago igihugu cyawe kidafite. David, iyi ministeri ngira ngo yakuweho mu kwezi kwa 10, yashyizweho mu kwezi kwa 10 2019 ubwo yashyirwagaho wenda reka tugira ngo n'impinduka zaje zibaye muri guverinoma y'u Rwanda aho mu kwezi kwa 10 2019 ngira ngo David twari turi mu gihe twari turi muri covid cyangwa twari karibu kabisa yari ishyushye ni mu bihe bisatira coronavirus. Kuko nibwira ko nyine muri uribuka ni mu mwiherero w'igabiro ndumva uwo mwiherero w'igabiro ari wo uriya wirukanwemo ministre w'ubuzima. Oya ahubwo yirukanwa mbere y'uko umwiherero utangira. Ho gatoya mbere y'uko umwiherero utangira habura hari nk'iminsi nk'itatu cyangwa ibiri. Ariko uyu ministre w'umutekano ndumva ari General Nyamvugo we yagiye nyuma ngira ngo no muri uyu mwiherero ariko ari byabajijwe. Birashoboka ngira ngo harwo mu gusobanura mu busobanuzi bwatanzwe ahanini mu buryo bwo gutanga clarité ku kibazo cya Diane Gashumba niho havuzwagamo yuko kumvikanisha niho humvikanyemo n'umukuru w'igihugu nyine cy'u Rwanda Paul Kagame yavuga ati ariko hari n'ahandi hantu ubutaha tuzareba hagati y'abaministeri babiri harimo ministeri w'ingabo na ministeri y'umutekano yavugaga General Murasira na General Nyamvumba. David, iyi ministeri yuke ko yagiyeho hari yashize imyaka 3 ikuweho. Yuke ko ubwo yavagaho yari yobewe na Sheikh Musa Fazil ngo ne wayoboye igihe kinini cyane. Ubu ni vice president w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ni vice president wa kabiri w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Iyi ministeri ivaho abantu bagira ngo wenda ntizanagaruka ariko David nyuma y'imyaka 3 imiseri garuka noneho izana n'impinduka zaje zishyiraho bamwe mu bayobozi bashyashya ndetse ziza ari impinduka mu gisirikare cy'u Rwanda aho umugabo w'ingabo yakuweho agahita ajya kuri iyi ministeri y'umutekano abantu bati noneho ibintu birasobanutse. Ministeri y'umutekano igiye guhita ijya ifata polisi ifate RIB, uziko n'ubundi mbere ifate na RCS, uziko mbere n'ubundi ministeri y'umutekano ikiriho polisi yari ibarizwa muri ministeri y'umutekano. No ibintu bisanzwe usanga ibintu biba bimeze nk'ibiri standardize kuri standard mpuzamahanga n'ubundi henshi ugiye kureba usanga ibipolisi n'ibindi bigo bishamikiyeho biba biri muri iyo ministeri y'umutekano. Iyi ministeri rero yagiyeho abantu bati polisi ishobora kuba ivuye muri Minijust kundi akeshi yanavuyemo kuko icyo gihe ba General Nyamvumba babona ntuze handover na ministeri bava muri ministeri ya justice ngira ngo mu madocument cyangwa muri prerogative bahandinze bahabwaga nicyo gipolisi cyari kirimo. Icyo ntazi ni RIB gusa ko RIB yo kuba ya ministeri y'ubutabera nta kitangaza kirimo
kuko niba ari ubugenzacyaha harimo oya ribu yabaga n'ubundi yari muri uzi ko mbere ya ribu yavuye muri polisi muri CID ijya anda ya minijisite inagumyemo ntacyo ntabwo twabitindaho n'ubundi turi burebe muri urutonde rwa za kuko ni byiza ko mu kiganiro cyacu gifite papa si urere mboneragihugu tuvuga kuri iyi ishu nka sije tuvuga tutese minisiteri y'umutekano yahereye hehe iracyahari yavuyeho ariko twanareba ku rutonde rwa minisiteri za gavumenti y'u Rwanda tukayibura ariko ahantu naje kureba nkabonamo ni naho hari n'ikibazo nuko hano kuri gavumenti website y'u Rwanda usanga hariho buri minisiteri n'ibigo bishamikiyeho ukareba izo za RIB nagenzi bona turaza kubireba n'ibindi bigo byose ariko noneho usanga nka polisi par exemple nta ifigira nta urimo kwibona hano ugiye nko kuri Google search zivuga ngo Ministry of Internal Security bahita bavugira ko iri kuri Google Map iri Kacyiru kanze ndebe kuri Google Map ariko na kera na kare yakunze gukorera Kacyiru muri mu nzu ya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niba ari hari migration ikorera ni hafi aho bashaka ko ari imbere ya migration ariko hano bagaragaza ko iri Kacyiru kuri KG karindwi EV Kigali hafi aho ngaho bakavuga ko ari ikorera ubu ni mu bice bya ntuza bya iranafite na website wa minentel.gov kanda hose turebe nyine hierarchy yawe niba biri hafi turebe irakubwira ngo turebe ministre wayo iyi ministeri ntuza ya minentel iravuga ngo hello thank you for visiting minister minentel website will be up soon ubu ngubu nta kintu kiriho nta iriho na website ntiriho ariko wasanga ubu ngubu yarabyanditse hashize nk'umwaka hari website uzavuga tuzikoreho ikiganiro hari website ziba zarasinze ziri mu bitotsi nk'iyo ngiyo muzatubona mu minsi iri imbere ariko wapi zitakibarizwa mu bazima rero minisiteri y'umutekano yakubitiwe hareba inzega niko umuntu yavuga kuko ntabwo rwose turimo kureba reflexe zayo se buriya ni ubukubitirwa hareba inzega cyangwa ahubwo nuko wenda ntazi wenda uko byagenze ni ukuhese ko wari minisitiri wayo yakuweho na minisiteri ariko muri twibuka ko status ya minisiteri ntago ari minisitiri aba tugomba gutandukanya ibyo ngibyo ndumva iyo ataba ari ariko kuva yagenda ngira ngo kuva yabaho ntago twigeze tubona any activities ya iyi minisiteri icyo nkubwira ko ngira ngo iyi minisiteri kuba yarigiyeho hari kuba hariho na activities ari kuba zigaragara bari kuba tubibona nose niba polisi yagomba kujya anda muri yo bari kuba tubona nyine tubona wenda minister yakora ubu polisi ntago ifite ahandi noneho nta minisiteri irimo kwibazwa rwose turaza turabireba urutonde ruhari none icyo navuga cyo gusa nicyo narimo kuvuga mu kanya nuko kuko hano dushobora gutandukanya minisiteri na minisitiri wavuyeho ni minisitiri Nyamvumba urumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi byaratangajwe ariko noneho ukibaza noneho se minisitiri abafite PS minisitiri abafite secretary general n'abandi nk'abo n'abakozi b'iminisiteri tugiye no kureba amateka twasanga hari minisiteri izi cyangwa ziriya zigeze ko zidafite abantu bifite bagitinga ibyo ntago ari gitangaza rwose ariko noneho iragitinga gute nko urimo kubivuga ese reflexe zayo ni izihe se iracyabaho ko itari ku rubuga rwa government yavuye hose ntitwabimenya ese ni minisiteri ifite poste vacant nko babivugaga donc hari job twitegure ko muri government reshuffle izakurikiraho hazazaho ushinzwe minisiteri y'umutekano erega iyo hashyizwe na minisiteri nk'uku ni uburenganzira bwacu nk'abaturage bwo kuvuga ngo David iyi minisiteri igiye kumara umwaka nta muntu ufite ni nabyiza ni uburenganzira yavuyeho uyu minisitiri w'umutekano General Nyamvumba yavuyeho ku itariki 27 z'ukwa kangaho ukwezi kwa 4 2020 mpaye nka rero noneho umwaka ugiye gushira umwaka wa 2020 wabereye mu bantu benshi corona yari hatari kabisa none se ushaka kuvuga yuko ari minisiteri iciye agahigo muri minisiteri zimaze kuko itangazo rimukuraho ryashyizwe hanze nyine na minisitiri w'intebe byavuga ko General Nyamvumba yasabwe gusubira ku biro bya RDF akarindira ibikurikira kuwa kane Ugushyingo 2020 nibwo nyine nyakubahwa Perezida Paul Kagame yari yashyizeho abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu barimo na General Patrick Nyamvumba wagizwe minisitiri w'umutekano mu gihugu noneho rero tukibaza ahantu twakuye wenda no kwibazaho cyane ni ukutayibona ku rutonde rw'izindi minisiteri kandi oya sinatwe gusa rega David nubwo twe tubivuga nk'abanyamakuru abanyamakuru ariko ni rubanda n'abaturage hariho n'abantu babyibaza abaturage bibaza bati iyi minisiteri y'umutekano yaba igihari
igihari cyane cyane ko nk'ubu urabona iyo minisiteri ivuye mu nshingano ijya mu zindi cyangwa se inshingano zimwe zigiye mu yindi minisiteri ibyo twaba bangwa ni handover guhererekanya ububasha n'ubutegetsi ibyo byose bishyirwa kuri kamera tukabibona tukabisobanukirwa ariko nk'ubu ntabwo tuzi ngo se iyo polisi yasubiye kwa Minisita Businge muri minisiteri ya justice ese polisi ni urugero irakigenga kandi rega urumva muri service delivery ubwo umuturage bagomba kubimenya akamenya naho yajyana doléance ikibazo cye yagira icyo cyose cyangwa icyifuzo cyangwa igitekerezo byose birumvikana kandi naho twongeye tuvuye ngo muri access to information iriya tegeko rishyiraho uburenganzira bw'umuntu mu kumenya amakuru ni uburenganzira bwacu we are not begging for that ni uburenganzira bwacu kumenya ese minisiteri y'umutekano iracyariho se ntabwo ikiriho bivuga ko iyi minisiteri y'umutekano ubundi wenda tubare ibigo byagomba kwibarizwamo harimo kuko ndabibona hari inkuru iri kuri BBC yarimo umusesenguzi mu bijyanye na politika bati minisiteri y'umutekano mu gihugu niyo yari ishinzwe nyine bavuga ko ishinzwe polisi iperereza ku byaha ndetse n'amagereza n'inzego zose ubu zagiye muri minisiteri y'ubutabera umushakashatsi akaba witwa Khalifa avuga ko abona ko bizasubira uko byahoze we yararimo avuga nyine ubwo yari maze kugaruka ariko cyane akavuga ko we yavuga ko minisiteri ngo kugaruka ko iyi minisitiri yavuga ko kuba yagarutse no kuvuga ko ngo mu Rwanda nyine hari uburyo bwo kuba igihugu gishobora kwitaho bijyanye n'umutekano cyane wibuke ko muri uyu mwaka wa 2020 nihumvikanaga ibitero mu za Nyabimata zahe hose za Nyamasheke nawe yavuze ko u Rwanda rumaze iminsi ruterwa n'abitwaje intwaro n'umutekano w'akarere utameze neza ngira ngo ni nabwo byari bishyushye David ku bijyanye na Uganda ho harimo nakuriya kuntu ko kwita ku mutekano ku mipaka urumva bashyiramo za Nyabimata ushyiremo hari ahantu hegereye Uganda hagiye hakunda kuba ibibazo cyane abagande barasigwa mu Rwanda abanyarwanda batotezwa Uganda bambutse umupaka ubyumvikana ko ishu y'umutekano ibiharirega ntabwo tuvuye ngo ntabwo igihari ntabwo dushinzwe assessment y'ibintu by'umutekano ku bwacu twumva yagombye kuba hari nkuko yari habaye icyo gihe igira ngo yanakuye abantu ntibabimenya ntawe uzi ngo niba yarakuweho cyangwa se wenda izagaruka kuko ngira ngo cyabaye nyakubahwa perezida wa repubulika niwe wakuyeho minisitiri w'umutekano amusubiza nyine yoherezwa mu kazi ka RDF ariko ntago haraboneka undi minisitiri w'umutekano ubwo mu kindi kiganiro turi bugire uzanye ibindi byo kuvuga ngo nibi intureka dukoze kurikoresha cyane cyangwa se by'umutekano muke bibonetse na minisiteri y'umutekano in fact hitijya mu kintu gikenewe cyane ari nacyo kintu abantu batekereza ko yagaruyeho muri kiriya gihe ubwo nituza kubona n'amasaga ari mu bintu bya media cyane uri bumvira uti wenda na minisiteri y'itangazamakuru irakenewe ariko none se wenda biraza kuza mu kindi kiganiro ariko icyo nakubwira cyo minisiteri wabizi ko minisiteri ishinzwe polisi runaka zigenda zishyirwaho ikora polisi zishobora gufasha igihugu kugira ngo kive mu kibazo cyangwa dipromote cyangwa se gitegure n'ibindi biba bitoroshye aha turibona rero ko atari ukwibaza kuri minisiteri iyi gusa imaze umwaka itariho nako tutazuyiyobora dushobora no kwibaza ku zindi imaze imyaka 12 iheruka na mushiki wabo minisiteri y'itangazamakuru turi bubirebe byose ariko rwose iyi minisiteri ushobora kwibaza ati se kubera iki minisiteri yagiye kubera iki ese koko ntiyari ikenewe ngira ngo nese uremeza ko yagiye gute ahubwo ni minisiteri idafite minisitiri ariko se koko tuyibona mu press conference ntabwo tuyibona muri activity iyi minisiteri ihagaze ko kandi twabonye abantu bayo bari bayirimo bari muri minijiste bagarurwa muri iyo minisiteri y'umutekano ese basubiyemo se byaratangajwe ntibyatangajwe ese niko tutamenya amakuru wibuke ko mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abanyamakuru mu Gushyingo mu mwaka wa 2020 Perezida Kagame yagarutse ku mpamvu zatumye iyi minisiteri yongera kugaruka David ati ngo noneho yaragize ati hariho ibintu bimwe unakora kubera ko hari impamvu zabyo cyangwa hari ikibazo ushaka gukemura wagera ahantu bitewe n'ibyagiye biba ukaba wanavuga uti ibi ntabwo bikiri ngombwa reka noneho tunagabanye n'icyo bidutwara ku kiguzi nyuma yaho hashira igihe ukaza kubona uti hari ikintu gishya cyabaye cyangwa gishya kiriho bikaba ngombwa ko cyangwa ibyo nibwiraga shaka kugabanya ko
ku kiguzi nko ku kiguzi ntabwo nabibonye uko bikwiriye. Ibyo nibyo bituma umuntu ashobora gusubira ku kintu kimwe cyangwa ikindi. Urumva uko umukuru w'igihugu yabisobanuye avuga ko hari igihe nyine ubona ko ikintu gishobora gutwara ikiguzi kinini, ariko hari n'igihe ubona ko cya kintu gishobora kuba gikenewe. Harebwa no kuri bije barahareba, harebwa byinshi. Ntubone ngo minisiteri turavuga tuti isi iriho cyangwa ntiriho. Hari igihe nyine byarisaga ikomeye cyane, kimwe nuko n'ubu dushobora no kubigarukaho. Abantu hari ibinyamakuru byigeze kwandika muri za bibiri bavuga batese izi minisiteri ntabwo zahuzwa. Abantu icyo gihe bari banashyushye bavuga ngo na minisiteri bavuga ngo minisiteri y'umutekano ntabwo yahuzwa na minisiteri y'ingabo. Babona nyine ngo polisi n'abasirikare kuki batari muri minisiteri imwe. Ubumva nyine abantu ariko ugira ngo ku isi hose bitandukanye, polisi n'igisirikare bitandukanye. Niyo mpamvu niyo minisiteri ya sekirite interiyeri ibihugu byinshi biba bizifite. Ahubwo nyine ukibaza rimwe na rimwe nko mu biyaga bigari muri za triangle de la mort tuba duherereyemo, kubura minisiteri y'umutekano mu gihugu uba usanga atari ibintu n'undi byoroshye gusobanuka. Ariko hagiyemo izo bije hakamo gukoresha amafaranga neza kugira ngo agira ahandi ajya. Ariko kandi rero nkanareba nkavuga nka se ubundi ko za departement zirimo zitwara n'amafaranga n'ubundi ziba zifite ahantu zicaye zirimo gukorera. Urumva cyeka ari ikibazo cy'umutekano wa ministre gusa, bambe salary ya ministre gusa, naho ubundi bindi bigo ariko hari ibindi bigo nose tuvuga ku uyu munsi wa none ko hari ibigo bivuga ko bivuga ko Mid High Council already yamaze kuvaho. Hari Larike isa nk'iyajyanywe muri Mayayist na ntuzana yagiye mu kigo Mayekereca Simbizi yagiye ishobora kuba yaragiye muri museum muri kigo cyamize aho ikiborwa nacyo gifite aho ntuzana se na Mutandera Masozera, nacyo gifite aho ministeri kibarizwamo. Turaza gusa n'abanyuzemo twihuta cyane uko ibigo bigenda birirwa mu ministeri. Noneho hari abantu benshi bagira bizi ko hari ibigo byinshi. Hari bigeze kuvuga hari ACD yari ishinzwe ibintu bijyanye n'imikurire y'abana, ikigo mbonezamikurire yajyanywe muri minisiteri y'umuryango. Icyo ni ikintu abantu bagiye bakomenta ati kuki umuryango hari ikigo cya ACD. Noneho hari n'inama nkuru y'abana iyo nayo yajyanywe muri minisiteri y'umuryango. Ubundi se yabaga yitabaye umuryango abana nyine urumva byari separe. Noneho hakaba n'ikindi noneho abandi bibazaga ati nka Gender Monitoring Office kuki ikigo cyonyine ukwayo cyihariye GMO hano muri ibi bigo byose, muri ibi bigo ko biri muri za minisiteri ko nta naho nanayibonye cyeka n'ibyo barebye nabi. Ariko turaza kureba kuko bakavuga bati ishobora kujya muri minisiteri y'umuryango. Hari nabigeze kuvuga ariko minisiteri y'umuryango ntinakenewe cyane. Dati ubundi minisiteri y'umuryango ubwayo byagakwiye kujya kuko baravuga ati hari ibigo bihari yagakwiye kugenda ikajya. Bamwe bavuga ati nifatanywe na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ko n'ubundi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nishinzwe imibereho myiza y'abaturage. Wa musekreteri wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri iriya departement Madame Kabaramba yayoboraga yitwa Inyasiyene. Ubu ni Madame Inyasiyene. Ubundi wa mugani burya abikomatanyije n'iby'umuryango ikibazo cyaba kiri he. Erega ubuje ku yindi issue yo kureba n'ubundi departement na ministeri mu ntabwo ati ntabwo zikenewe. Ku buryo niba tuvuga ngo na ministeri ya zishobora kuba zikenewe ariko noneho zikazahuzwa n'ibindi bigo cyangwa zigahuzwa. Zishobora no kudakenerwa ntago ari igitangaza, nkuko ntago ari igitangaza. Ariko nanone tugaruke ku bintu by'umuryango. Ariko bishobora guterwa na mandate ibyo bigo biba bifite. Burya umuryango nibyo shingiro ry'igihugu. Kuko igihugu gishingira kuri wowe nanjye, ariko bikagera ku muryango bikazamuka bikagera ku rwego rw'igihugu rukuru nyine. Iyo ujya kureba usanga ntabwo navuga kwirengagiza, ariko gusa n'urebera mu ndorerwamo ko ikibazo cy'umuryango cyaba dispatched ahantu runaka kidafite ukireberera ku buryo bw'umwihariko biba bigoye. Erega impamvu n'ikibazo kiba gihari ni ku buryo minisiteri atanga amakuru ku nshingano zayo. Hari minisiteri igenda ikishitekera rwose umwaka ugashira, minisitiri wayo wapi n'izi reflex tuvuga za minisiteri uhasanga ikiriho ariko tutayibona. Ikaba itari ku rubuga rwa guverinoma se? Ikaba itari ku rubuga rwa guverinoma. Ubwo ko yaba yarakuweho nabyo cyaba ari ikibazo. Ntabwo tubizi, ntabwo ntidushobora guhamya ngo yakuweho. Ngiye ntayo mbonaho. Dore ngizi minisiteri zose ndazifite imbere yanjye. Ku rubuga rwa guverinoma kuri website ntabwo igaragara. Hano ku rubuga rwa guverinoma harimo minisiteri y'ubuhinzi, minisiteri ishinzwe imirimo muri primature ishinzwe inama ya minisitiri minisiteri y'ingabo, minisiteri y'uburezi, minisiteri y'ibiza, minisiteri ariko minisiteri y'ibidukikije hose hakabona rema.
akabaho na rema burya rema nayo ibaho rema ibaho na minisiteri y'ibidukikije ariko biragoye kubona bikorana gute mu nshingano zabyo buri kigo buri nka rema ifite inshingano wenda abantu barayibona rema yamize minisiteri y'ibidukikije cyangwa usanga rema ikora cyane ndimo kwireba hano ngo Ministry of Environment ngo ministeri wangu ni Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya noneho tukareba muri affiliated agencies ibigo bishamikiye harimo ngo icyitwa ngo rema n'icyitwa RMUA Rwanda Land Management and Use Authority hakaba Rwanda Water hariho n'ikigo cyitwa Rwanda Water and Forestry Authority na wasake kabukwayo ubwo ikigo cy'amazi n'ikigo gitanga amazi n'icyitwa Fonerwa Rwanda Green Fund na Rwanda Meteorology Agency biri muri ministeri none se rema na ministeri y'ibidukikije babitandukanye ariko mana yo mu ijuru kuma mona byose byenda kumera kimwe byose meke so ariko urumva nubwo atari twari twubakiye impaka zacu twarebaga tutese ministeri y'umutekano mu gihugu iracyariho ko duheruka kutubona ministeri Nyamvumba akurwaho ese umuntu yasimbo ntabwo twaye kubiyoberwa ariko se ministeri nka statut ministeri yagumyeho reka abakozi bakomeje gukora ese basubiye muri ministeri kuri map bagaragaza ko ikorera Kacyiru ariko wajya kuri website ya Minenteri ntabwo ushobora ngiye Kacyiru nabona Minenteri nyine nose niyo website idakorera ngo umenye location cyangwa wanahamagara byakugora wenda kuba wagira ibyo umengira urabona ko izindi ministeri kuza kuri government wasanga umuntu barimo kuyubaka ya government urabonaho nimero ya za ministeri wasanga umuntu barimo kuyubaka bakuraho ministeri nawe yarahise parike ndagira ngo hari n'ibindi bigo hari n'itorero ry'igihugu ntago rimaze kuva Bamporiki yareka kuriyobora ntago tukibona umuyobozi waryo naryo sinzi nibuka nta muyobozi rifite iyo ryabarizwaga muri Minaroke ntago tuzi niba wenda kuko rimaze ikindi afite umuyobozi kuva Bamporiki honorable Bamporiki yajya kuba ministry state minister muri my culture ntago turongera kubona umuntu uyobozi w'itorero ry'igihugu David ese Maki ndimo kubona ngo Ministry of ICT and Innovation iyoborwa na Ministre Paula Ingabire hanyuma nkabona mu bigo bishamukiyeho harimo cyitwa Riza urumva kiriya Rwanda Information Society Authority none se narura iba muri iki kigo iba narura na RDB biba muri ministeri ubwo niho nduzi bibarizwa ubwo nyine nibibona kuri website ya guverinoma niko bimeze n'ikigo cy'iposta buriya Rwanda nzi kiba nko muri Minafete ahubwo gihe RDB narinzi ko yigenga RGB sigaye bahe RGB muri Minaroke RGB aho mperukira amakuru mbere yigeze kuba anda ya Minaroke ariko irigenga ariko na RGB ngira ngo irigenga kereka niba urubuga rutari batararwa updatinze ndabona muri local government reba RGB muri local government harimo National Election Commission NEC hakabamo na NIDA irangamuntu hakabamo National Rehabilitation Service hakabamo RDRC ni Commission de Mobilisation Roda Farije NSPD bashinzwe abantu bagendana ubumuga runaka kanseri kandi media kanseri bako yavuye none iracyari nta kibazo yo wenda akamo na RBA kuyikuraho RBA ikoramo iki hano muri Minaroke ariko buriya koko ikigo cya leta nawamenye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru media hay kanseri ariko ngo barayihushye nayo yaragiye nayo David urumverega hari ibigo wibazaga ukibaza hari ibigo ureba ukibaza icyo biba bimaze bagiye batampuguye no munsi reka ngurugero niba hariho media high council ubi bigo ibintu ahantu bitangaza kuri barizwa hariho media high council hariho rura hakaza na Minaroke urumva iyo bavuze ngo media high council iri anda ya Minaroke bivuze ngo nawe already dayari ibyukura byose media high council bivahe buriya ministre wanjye buriya ni ministre Shyaka turamusuhuje kuri bwiza akazaho na RGB nayo RGB hano ntaho nagibonye ndimo kwishakisha nkayibura ishobora kuba ifite ubungubu autonomy cy'igihugu cy'imiyoborere ni urwego rw'igihugu cy'imiyoborere ndibaza hafi aho ngaho uko barimo barestrictira bayisubiramo yari ministeri undi igomba kuba yigenga nyine ukwayo ariko na RDB nzi ko ariko bimeze birashoboka nabyo impamvu ijyanda ya ICT turaza kubireba nawe wibaza RDB n'ibintu bya ICT aho bihuriranye RGB ariko birareba muko irumva ibintu bya n'iterambere ahubwo genda numvamo ko ari nk'ikigo cyagombye kuba muri Minafete kuko harimo iterambere harimo ubucuruzi harimo ikorana harimo RDB ifite ibintu byinshi David twajya ntago ari twagombye gutindaho cyane ariko icyo twibaza
nuko karagaciyeho hari ibigo bimwe na bimwe bivaho abantu ntibabimenye. RDB se kuki tamwe Minisiteri y'Ubucuruzi koko mana mwijoro ya Minisiteri y'Ubucuruzi ndabonamo bimwe by'amakoperative ngo bya Nerida ngo byande yande urumva ntabwo biba byoroshye cyane. So nkumva rero mu by'ukuri no kuko utabona RA nayo ni ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority nta oya iba mu ntuze iba muri Minecofin nayibonye iba muri Minecofin iba muri Minisiteri y'Ubutegetsi y'Ubukungu bw'igihugu n'intuze Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. David ngira ngo twakomeza ikiganiro cyacu rero rwose cyo twarebaga urebye usuye website ya government hari updates zimwe na zimwe umuntu yibaza akabona ntizisa n'izisobanura. Gusa tutarava aho ngaho nubwo bwose atari giye upima uburemere bw'ikigo iki cyangwa kiriya hariho ibigo usanga biba bikomeye ahanini twebwe mu mirebere yacu ntabwo dufite umunzano bipima ariko ugasanga n'ababiyobora rwose ntabwo boroshye ndetse nk'ubu bavugaga byarema na Minisiteri urebe RDB hari ibigo biba bifite uburemere ndetse hari n'ikinyamakuru kize gusohora imishahara y'abategetsi n'abayobozi batandukanye ugasanga hari umuyobozi w'ikigo kibarizwa muri Minisiteri urusha Minisitiri umushahara aba ari umutekinisiye rero ikigo urumva ikigo ni tekinike kurenza nkuko wenda ajya kwicamira ajya arebana n'ibijyanye na polisi ariko ubwo gafaranga rero yena kuhitiramo kwibera umutekinisiye dayo Minisiteri bakayijyana ariko ko umutekinisiye nyine ugiye muri activities nyine urakora nawe ubwonko ntiburuhuka so ubwo rero kugira ngo David urebye nka RGB wareba inshingano zayo ifite urebe uburyo yagiye yigisha ibintu bijyanye n'itegeko ry'itangazamakuru access to information uburyo igenda ikora ibintu bya good governance n'amaripoti ikora urumva bikwereka nyine akazi kaba gahari. RGB nabako nacyo ari mu bimwe mu bigo bikora kabisa bikora cyangwa urebe RDB urebe ikintu kijyanye na tourism ibijyanye n'ubucyarugendo uburyo urebe aho bigeze bya bintu byahoze ari RTPN kera urebe aho bigeze aho u Rwanda rugeze ku cyo kintu none urebe uburyo abantu bafungiye ama company bijyanye no gufungura company ziko babifunguriza muri RDB ibyo byose bikwereka nyine inshingano niho nanibarizaga ni kuki itari mu bintu bya business cyane kabajya muri ICT gusa ahubwo kuba ikigo cyigenga cyangwa kikigenga kwacu none se ubundi meki tukira ahangaha tubonye za Minisiteri n'ibigo bizishamikiyeho none tukiri naho ngaho kuri za Minisiteri ubundi se ubona wenda tuhasoreze ubona nta bigo cyangwa Minisiteri zindi zaba zikenewe nk'umuturage utekereza usesengura twaze tuvuga wenda by'umuntu avuga ati si biracyakwiye biracyari ngombwa ariko se nta bindi nibi bya corona twinjiyemo uribuka gushize twaravuze ngo mu Rwanda hahoze ikigo bita SNRS kirwanya sida urumva dukeneye n'ikigo gishinzwe covid by'umwihariko icyo cyo rwose gihe harimo ibigo mwaho ngaho mbaye ndubishyira nkagaza n'icyo ngicyo gishinzwe corona National Covid Management Agency ikindi nagaruramo Minisiteri y'itangazamakuru abanyamakuru itangazamakuru iri mu bintu nta kuntu wakongera na social media se nyine itangazamakuru na social media Minisiteri y'itangazamakuru na social media ku buryo arimo gushakira abantu akazi ariko meke ntabwo kubashakira akazi ahubwo icyo gihe yagabanya hari byagabanyuka hari byagabanyuka hari byakwiyongera za media ziri muri rura iziri muri maya ICT ibyo byose muri Minaroke zikajya muri iyo Minisiteri urumva nka RBA iyo ngiyo barimo kuvuga ngo iba muri Minaroke yakwe kujya muri Minisiteri y'itangazamakuru hako se buriya nka bwose nka boss wa RBA yagiye agahura na pasteur muri Minaroke ubu byabaye agatogo simfe ngo nuko harimo no oya wumve no Minaroke irifite ibintu bya local government ikagira ibintu bya urumva harimo ni uvuga local government bavuga good governance byose ibintu bijyanye n'imiyoborere kandi itangazamakuru ni watchdog no irareba mu miyoborere ya mucyo bashabyihore noneho bibari urimo coaching umuntu ugutegeka urimo gusubira byabaho ngo sibyo bintu bibaho nta investigation wakora nta advocacy wakora wasanga boss urimo ko investigating on nubundi ari we boss wawe akakwirukana akakubande yani ba mudugudu twese turimo kujya kugira ngo itazo kujyane muri local government muri Minisiteri ariko nari ha Minisitiri nahubwo nakwiye ndijyane muri local government nari ha primature cyangwa ya presidence cyangwa se rikajya Minadef ubundi cyo kora igitekerezo cyawe cyubahwe rikajya Minadef uko Minadef yose ziko nayo ihora iri update kujyanye n'ikoranabuhanga kujyanye n'ibyo bya social media kubijyanye n'uburyo na leadership uburyo urebye uburyo igisirikare cy'u Rwanda gifite discipline n'uburyo gikora itangazamakuru ryagiye ariko se igisirikare kandi rigiye kandi nziko
nta wabangamira uwundi. Igisirikare cy'u Rwanda kuko n'ubundi ku isi yose birazwi ko nta munyamakuru ushobora gupfa. Hari inkuru zo mu z'iki gisirikare, hari mu mabanga y'igisirikare atangazwa. Ariko none se urumva itangazamakuru rigiye mu gisirikare kandi igisirikare cyo gikora mu buryo buri confidentiel, ubwo amakuru nyine yabagize ikise wajya gutangaza amakuru ryakora mu nyine ryakorera abaturage, ryakorera igihugu. Ayo abasirikare n'abantu bakundwa rero ku isi yose, urumva abantu bose babumva babayobora, urumva uri kuko n'abaganga mushobora kuganira abaganga, kuko mukunda kuba mu miryango y'abaganga, bakakubwira bati rwose iyo hari bitagenda bati wabishyiramo umusirikare, ukaza ukajya mu buhinzi bati wabishyiramo umusirikare, ukaza kujya mu bwubatsi aya makampani ya za Horizon bavuga ko nayashamikiye ku gisirikare, niyo abantu bajya bakunda gukemanga bavuga bati imikorere yabo ntabwo ihwitse, ibyo tuzabirebaho. Ariko nanone kuba wifuje ko itangazamakuru ryajya mu gisirikare ntabwo ari bibi, aho kugira ngo rijye muri minisiteri ubwayo n'uvuga itangazamakuru buri munsi riba rireba rifunguye amaso rireba mu bintu bya local government. uzari inkuru nyinshi zikorwa ziba ziva hasi mu baturage. Iyo minisiteri nishinzwe ubutegetsi n'imibereho myiza y'abaturage. Noneho ryatangazamakuru riri anda ya minisiteri. Urarisabira kujya muri Minadef nkaho ryabuze nkaho mbega ritari mu biganza. David, itangazamakuru ryaratereranywe. Reka urugero nakubwiye, itangazamakuru rirabarizwa muri Minaroke, itangazamakuru riri muri Rura, itangazamakuru riri muri RGB, noneho rikagira na bya bindi kandi yarura irregulating itangazamakuru ntayihuriye na Minaroke. Usanga mbega itangazamakuru bariteye imirwi, Rura irifiteho irariha imirongo, Minaroke iyo irariha imirongo ishobora kuba imirongo yanditse, urumva abandi bariha imirongo za frequence, kandi ntabwo noneho RGB nayo ikazana polisi yayo cya kigo ariko cy'igihugu, noneho hakaza noneho uretse wumvise ibyo ngibyo noneho urebe na Media High Council iriho nayo ubwayo ikazana ngo yari ishinzwe capacity building, kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Hajya burya babandi bitwa OGS ntaho bahurira n'itangazamakuru, cyangwa ntago bavugwaho, of course ntago byabura. noneho urebe mu itangazamakuru uragenda usange riratanyaguje muri make. Hari RMC hariya, hari na Irish. RMC na Irish ariko bujye bitandukana nabyo ko ntajya mbimenya, kuko nagiye mu mahugurwa. RMC mu rwego association ni Irish. RMC kirwaho n'itegeko. RMC ni umuryango w'abanyamakuru ngo binegura bagira bati bigenzura, ni RMC urwego rw'abanyamakuru bigenzura, ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Noneho ARG yo ni shyirahamwe ry'abanyamakuru, ni association yo iranditse muri turi mu itorero ry'abanyamakuru, iranditse muri RGB. Turi mu itorero ry'abanyamakuru nabonaga ari ryo risa nkaho riri umuyobozi wa ARG ni uhabwa n'ijambo mbere wa RMC. Ni boss. None se ufite abanyamakuru, RMC n'abanyamakuru igira. RMC yo ikikora irregulating. Kuki sari guha ibyangombwa? Nyine urumva David nicyo mubwira mu itangazamakuru, hari ibintu bikeneye. Nk'ubu bafashe RMC na ARG bakaguza inshingano, RMC yagira imbaraga niyo ARG urumva ko byaba ikintu kimwe. Utibyagira imbaraga kubera iki kamubwira RMC imeze nk'aho idafite abanyamakuru. Abanyamakuru bibumbiye muri association, kuko ugifata ikarita wese y'itangazamakuru ahita aba umuntu wa ARG. Nuvuga ngo ARG ubwayo niyo ifite abanyamakuru, kuko nishyirahamwe ry'abanyamakuru giti cyabo. Noneho RMC ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Ngira ngo niba kumva no mu minsi yashize habayeho saga ivuga ko RMC ngo itatumira inama rusange kuko nta banyamuryango ngo ifite. Noneho tuvuge yuko ubu ngubu kubera ko nubwo tugiye tutandukiriyemo gake, ubwo RMC imaze imyaka 2 yaranze gukoresha amatora, ubu tuvuge yuko noneho bibazwa ARG niyo yanze gukusanya abanyamakuru. David uretse ese baretse tukabatora kuri video conference uzabikora ikiganiro, uzarebe ko ibihugu uzare ko bitazabuzwa David, ahubwo bizanakurweho wenda kuko reka mubwire itangazamakuru rwose ryarateranywe. Media High Council barayihushe nta n'ihugurwa yigeze impa, ariko kandi urebye ndayakeneye pe. Hari udakenera kwiga buri munsi nta utabikenera kandi ariko amahugurwa yarahari menshi cyane. Bayihushe itayampaye. Ikibazo cya mbere ngira ngo ikibazo gikomeye David dushuye kwibazaho ngaho wenda si n'ikibazo cy'amahugurwa n'iki. Twari tureba ku bigo, ikibazo bari no kuri ministeri turi mu cya kiganiro. Ibigo tubona nari nkubajije ikibazo kivuga ngo nubundi ni ibihe bigo ubona ni ministeri zihubona
zikwiye kongerwa no kuba zanakurwaho je rwose nakongeraho Minisiteri y'itangazamakuru na social media rwose kuko turi mu gihe gikomeye kitoroshye. nanjye ariko nazanye innovation yanjye vuga ko nashyiraho Rwanda COVID-19 Management Agency icyo kigo kikajyaho kuko hariho za CNRS yahozeho n'ikigo kirwanya igituntu cyahozeho noneho icyo kigo tukari twikuriramo n'amakuru wenda byanatworohera naho mu gukora amakuru ya COVID no gutegeza ka tweet karibuze saa 2 z'ijoro ahandi ntugire ushobora guhamagara muri Minisiteri bakayaguha na RBC barayatanga n'ubu bayatanga bigoranye ariko barayatanga ariko nka RBC ushobora kuyatanga cyane kurenza Minisiteri bafite department ya COVID se ba PR sema communication officer bakora iki PR iyo takubeshya shaho ngakora aragize nahoze mbona inkuru ejo yakubeshya bagwaye inkuru rege kubeshya kwe ni ibyago no gutuma ya nkuru ishaka hari inkuru nabonye ejo ivuga ngo barabogoza nabo barimo bitotomba ba PR gusanga ngo babakoresha ibintu bitari mu nshingano zabo bavinga amazi no gutanga ibyaha niko nyanu baba ariko Meki mbigusabe rwose kandi ubyemere cyangwa se nanjye mbyisabe tubyemeranyeho tuzakora ikiganiro kuri ba PR hari PR bigeze kumbeshya muri Minisiteri ntashaka kuvuga izina sharambeshya aranyahagiza ndamureba ndavuga ndakubabariye nuko ubwo rero David gira ngo icyo twari twereka niyo Minisiteri y'itangazamakuru bavugaga uretse ba PR nsinye bahuzwa na OGS sinzi ikigo kibahuza benda APR mu bigo bya leta ndibaza ni OGS kuko ni nayibaha urumva yanakorana na OGS yakabaye barizwa muri Minisiteri y'itangazamakuru ariko ikibazo cya APR bari mu bantu batuma hari inkuru zimwe na zimwe na kwitambira kanzitembi ntagara amarangamutima cyangwa se zitagaragaza isura nziza ku bigo byabo n'igihugu biterwa n'iki bitewe nuko batatanze amakuru kubera ko nyine nicyo twavugaga PR niba ari PR mu kigo ukajya kumubwira ngo genda uzana amazi yakumubwira ngo genda unzanire impapuro ntabwo ibyo bintu PR inshingano ikindi kintu umuyobozi w'ikigo runaka utabesaba yitumira rega ngo afite umuvugizi hano iyo nkuru bafite umuvugizi wabo ni barimo avuga ati shaha ntabwo urayoborwa n'imbogo ngo uyoborwe n'umuntu wanga itangazamakuru no muri kamere ye noneho ube PR we noneho sasa umva ikibazo cya mbere gihari ubundi umuntu wese umuyobozi akwiye kumva ko igihe ufite umuntu ushinzwe itangazamakuru ni amahirwe ufite kuko ngo bari umujyanama hafi yawe abakwiye kumenya information yose iri mu kigo ibi weaknesses zihari na strange zihari noneho bya bintu nibyo mufata mugakora analysis kuko ko ubundi ikintu cya mbere muba mufite communication strategy niba mufite iyo hari weaknesses zihari hari na strange zihari ibyo bintu murabihuza mukavuga muti noneho kubera ko ibi bintu bimeze gutya na gutya dushobora gutanga information ziteye gutya na gutya na gutya ariko aho ujya kure ugasanga mu bigo PR ubwe nawe nta information afite ku kigo afite bikeya nawe ibyo umunyamakuru aho ushaka gusanga umunyamakuru amusha information none se ubundi abashinzwe iki ashinzwe se ko afata nicyo cya kibazo urumva habaho kutagira imikoranire David na boss wawe ubundi iyo ufitanye imikoranire na boss wawe mu kigo ubaye uri PR ukavuga urugero uri communication officer cyangwa se uri communication specialist muri Minisiteri runaka bivuze ngo uzaba connected na boss wawe biri connected na boss wawe muradiringa mukareba izi information zirimo ziza hano hanze mu binyamakuru ziteye gute zituvugwa zimeze gute mugakora staff meeting mukabiganiiraho kandi mukongera mukanareba ese intano mu kigo cyacu twebwe dufite izihe weakness dufite izihe imbaraga dufite iyo murebye ibyo bintu byose mukabihuza niho mumenye ibyo mushobora kujyana muri media ni naho handi boss uzamufasha kuvuga ati rero boss nujya imbere ya kamera ugomba gusubiza urye mu kindi kiganiro tubibirebe turaza kureba n'undi saga zikunze kuba mu itangazamakuru iyi Minisiteri y'itangazamakuru tubunayigaruka mu kiganiro cya kabiri aho turi bugaragaza yuko igihe cyose umuntu atangaza amakuru uko abyumva uko abitekereza bishobora kuba speculation kandi kagira impact ku muturage no ku gihugu muri rusange icyo turi burebeho so ndumva rero ndumva wenda twasuza ikiganiro cyacu ariko twibisabana ko twarebaga ku bigo bitandukanye hari ibigo bidafite abayobozi tuza kubana na Minisiteri y'umutekano tuvuga ati si Minisiteri y'umutekano idafite ministry itanagaragara kuri website ya government nayo ubwayo website yayo ntigaragara barakubwira ngo izaza vuba izongera igaruke vuba ntago tuzi uko byagenze ni uvuga ngo twe turibaza se kuki iyi Minisiteri yaba yarajyanye n'uwayiyoboraga ise rubanda yo batekereza iki kuri iyo Minisiteri se abakeneye service zayo bazibona gute se hari ikizere cyuko bazongera kuzibona ese yakuweho ese ya issue yatumye igarukaho nkuko byasobanuwe yaba yaravuyeho ibi byose ni ibintu abantu bakeneye kumenya ibintu umuntu aba yibaza kandi nk'itangazamakuru ni inshingano zacu reka tubashimire kuri iki kiganiro isanzure ikiganiro cyavuze kuri iyo ngingo yishingiye ku bigo
ibigo bya leta ministeri aho twibazaga ibigo bikwiye kuba bizaho bikwiye kuba bijyaho ese biriho byo birakora ibishyashya byakongerwamo ibyahurizwa hamwe ese bigaragara nk'ibitariho biracyariho cyangwa ntibikiriho reka tubashimire rero mwari kumwe nanjye Meke Kayiranga ndetse na David Eugene Marshal nakagaruka rero mu kindi kiganiro Imana ibarinde ciao